murakaza neza kuri Vix Fox. Mu mateka y'u Rwanda hari abantu badakunze kuvugwa cyane mu itangazamakuru ariko bagahinduka inkingi ya mwamba mu gihugu mu gihe gikenewe. Muri abo bantu uyu munsi turaza kurebera hamwe urugendo n'amateka ya Dr Justin Nsengiyumva, Minisitiri musha w'u Rwanda usimbuye Ngirente Edouard ku mirimo. Dr Nsengiyumva, umunyabwenge n'umuyobozi washyizwe ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda na Perezida Paul Kagame ku itariki ya 23 Nyakanga umwaka wa 2025. Muri iyi nkuru y'uyu munsi tugiye kugaruka ku buzima bwite bwa Dr Nsengiyumva Justin. Uyu mugabo yavukiye mu Rwanda, avuka mu kwezi kwa 10 umwaka wa 1971, bivuze ko mu kwezi kwa 10 muri uyu mwaka wa 2025 araza kwa yujuje imyaka 53. Reka noneho tugende umurongo ku wundi. Amashuri yize kuva avutse kugera hageze ubu ngubu, umuryango we ugizwe n'umugore ndetse n'abana ndetse n'ibindi byinshi turaza kumurebaho muri iyi video. Dr Nsengiyumva Justin yavukiye mu Rwanda mu muryango usanzwe nk'abandi bana bose, ariko yavukiye mu muryango wibanda ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda, uburezi ndetse n'umurimo. Abamuzi mu bwana bwe bamuzi ko yari umwana wakundaga kwicisha bugufi, umwana wakundaga gusoma, umwana wakundaga kwiga, by'umwihariko yakundaga kwiga imibare ndetse n'ibijyanye n'ubukungu. Ibi bikaba ari bimwe mu byatumye aba umwe mu bayoboye Banki y'Igihugu y'u Rwanda muri iyi minsi isize ubwo yatorerwaga kuba Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda. Mu mashuri ye abanza yarazwi nk'umunyeshuri uhora uri imbere cyane mu byiciro bye, akunda kwibaza ibibazo bigoye kandi afite inyota yo kumenya ndetse no gucukumbura ibintu byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane ibijyanye n'imicungire y'umutungo. Hanyuma mu mashuri yisumbuye Justin yakomeje kugaragaza impano idasanzwe cyane. Yari umunyeshuri w'umutuzo cyangwa se umunyeshuri witonda bisanzwe, akunda kwiga cyane by'umwihariko kandi akunda kuganira n'abandi mu bijyanye n'imibereho y'igihugu mu buryo butandukanye. Uburyo ubutunzi bukorwa n'uruhare rwa banki mu iterambere ry'igihugu byari bimenyerewe ko mu gihe abandi babaga barimo kuruhuka cyangwa se mu masaha yo kuruhuka, Justin we yabaga arimo kwisomera ibitabo by'imibare cyangwa se amasomo yerekeye uburyo amahanga acungamo umutungo wayo. Uburyo yari afite inyota yo kumenya bihambaye cyane nibyo byamubereye urufunguzo rwo kugera kure bihambaye kugera hageze ubu ngubu. Nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye ntabwo Nsengiyumva Justin yahagaze, ahubwo yakomeje urugendo rw'uburezi cyangwa se rwo gukomeza ibijyanye n'amasomo ye ajya muri kaminuza. Mbere na mbere akijya muri kaminuza yatangiriye muri Catholic University of Eastern Africa, niyo kaminuza yatangiriyemo kwiga ku nshuro ya mbere, aho yize ibijyanye n'icungamutungo. Hanyuma aza kuhavana impamyabushobozi ya Bachelors of Commerce cyangwa se impamyabushobozi yisumbuye mu by'ubucuruzi. Aha niho yamenyekanye nk'umusore ukunda ubushakashatsi kandi akamenyekana nk'umusore ushaka kumenya uburyo ubukungu bw'igihugu bukora mu buryo bwimbitse. Yakomereje muri University of Nairobi, aha yahakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza cyangwa se iyo twita masters mu mafaranga ndetse n'ubukungu. Byamuhaye ubunararibonye mu gusesengura cyangwa se mu isesengura ry'imari no gutegura igenamigambi ry'ubukungu. Urugendo rwe rw'ubumenyi ntirwarangiriye aho, ahubwo Justin yahise ajya mu Bwongereza aho yize muri kaminuza ya Leicester, akahakura impamyabumenyi ihanitse cyane ya PhD, Doctor of Philosophy mu by'ubukungu. Ubushakashatsi bwe bwibanze ku micungire y'amabanki ya leta, uburyo aya mabanki ya leta ashobora kuba imbarutso y'iterambere mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, no ku buryo ishoramari ry'abanyamahanga rishobora gufasha mu kuzamura ubukungu bw'igihugu. Mu bushakashatsi bwa Dr Justin yakoresheje imibare n'ubusesenguzi bwimbitse, anandika inyandiko cyangwa se ibitabo bigiye bitandukanye byifashishijwe n'inzobere mu bukungu nyuma yo gusoza amasomo ye. Dr Nsengiyumva yinjiye mu rwego rw'ubukungu n'imicungire y'imari mu rwego mpuzamahanga kuva mu mwaka wa 2015 kugeza mu mwaka wa 2016. Ahangaha yakoranye na Department for Work and Pension mu Bwongereza, akora ku igenzura ry'imirimo, imisoro n'uburyo abaturage bafashwa mu mibereho yabo.
Nyuma yaho kuva mu mwaka wa 2016 kugeza mu mwaka wa 2025 ariwo uyu nguyu turimo, ariko wibuke neza ko yakoraga muri bank uyu munsi. Yarahamaze igihe gito cyane. Kuva muri uyu mwaka wa 2016 kugeza muri 2025 yakoze muri Office of Railway and Road nka Senior Economic Advisor, aho yari ashinzwe cyangwa se aho yakoraga imirimo yo kugenzura ingengo y'imari yakoreshwaga, imicungire y'ibikorwa by'ingenzi n'isesengura ry'ubukungu, aho yaje kwigaragaza nk'inzobere mu gukora igenamigambi no gufasha ibigo bya leta kugera ku ntego zabyo. Mu ntangiriro za 2025 Perezida Paul Kagame yamugaruye mu gihugu, amuha inshingano zikomeye muri Banki Nkuru y'u Rwanda, aho yagizwe Deputy Governor. Muri uru rwego yashinzwe igenamigambi ry'imari, kugenzura uburyo amabanki akora no gufasha mu gushyiraho politiki zishimangira imbaraga z'ubukungu. Uretse izo nshingano gusa, yarasanzwe afite ubunararibonye, wigeze kuba Permanent Secretary muri Minisiteri y'Uburezi, ndetse yanabaye muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom. Justin mu bikorwa byose yakoraga yagaragazaga impinduka zifasha abaturage kugera ku ishoramari ndetse no gushyira imbere uburezi ndetse n'ikoranabuhanga mu byo yakoraga cyangwa se mu kazi kose yagiye anyuramo. Ku tariki ya 25 Nyakanga umwaka wa 2025 Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yatangaje ko Dr Justin Nsengiyumva ari we Minisitiri w'Intebe mushya w'u Rwanda, asimbuye Dr Edouard Ngirente wari umaze imyaka 8 kuri uyu mwanya kuva mu mwaka wa 2017. Iri tangazo ryakiriwe nk'intambwe ikomeye mu rwego rwo kongera imbaraga mu bukungu bw'igihugu. Ndetse byagaragaraga nkaho ari ugushyira imbere politiki ishingiye ku bushakashatsi, kuko uyu mugabo amenyereweho gushakashaka ndetse n'umurava we ujyana n'ubushakashatsi ndetse n'ubumenyi bidasubirwaho. Abasesenguzi bemeje ko iyi ari gahunda yo gushimangira icyerekezo cy'u Rwanda cy'abashoramari, guteza imbere ubukungu bushingiye ku bumenyi no kongera imbaraga mu rwego rw'uburezi, ubuzima n'ikoranabuhanga. Nk'umuyobozi mushya wa guverinoma y'u Rwanda, Dr Nsengiyumva yagaragaje intego ze nyinshi zitandukanye zo guteza u Rwanda rw'ejo hazaza imbere. Mu byo yagarukagaho cyane, yagarukaga mu guteza imbere ishoramari ry'abanyamahanga no gukomeza gufasha abikorera guteza imbere uburezi n'ubushakashatsi, guhanga udushya, kurwanya ubukene no gushyiraho imibereho myiza y'abaturage, gushyira imbere politiki zishingiye ku bushakashatsi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Uyu munsi Dr Nsengiyumva Justin ahagaze nk'umuyobozi w'icyitegererezo, ufite ubunararibonye mpuzamahanga, ubuhanga mu by'ubukungu ndetse ufite icyerekezo cyo guha u Rwanda akaruhereza ishusho nshya mu rwego rw'iterambere n'ubukungu. Urugendo rwe rwerekana ko ari umuntu ufite icyerekezo, umwete n'ubumenyi, ushobora kuvamo cyangwa se ushobora guteza u Rwanda rwacu imbere ejo hazaza, agahindukamo umuyobozi w'ingenzi ushobora guhindura igihugu mu buryo burambye. Inkuru ye irerekana u Rwanda rushya rufite icyerekezo, igihugu gishingiye ku bumenyi n'ubuyobozi bufite imbaraga. Uyu rero ni umuyobozi mushya Dr Justin Nsengiyumva, ufite inshingano zo gukomeza iyo nzira y'iterambere mu kuzamura imibereho myiza y'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda. Iyi yari Vix Fox twumviragaho. Mwakoze kudukurikirana, mwakoze kumva inkuru y'ubuzima bwa Minisitiri mushya w'u Rwanda, Minisitiri mushya wacu twakiriye. Tumwakiriye neza mu nshingano ze nshasha. Reka twizere ko tuzakorana neza akatugeza ku iterambere rirenze iryo bakwigezaho turi twenyine. Twizeye ko rero agiye kuza agakomereza aho mugenzi we Edouard yaragejeje, hanyuma nawe akatuzamura
nk'uko nawe yabikoze, yakoze akazi gakomeye cyane. Edouard yaradufashije cyane, yakoze deal nyinshi zikomeye yakinnye kugeza na n'uyu munsi zigifite influence cyangwa se zikigaragaza ingaruka nziza ku kuba yarazikoze. Rero mwakoze kudukurikirana, reka nkubutse gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo utajya ukikwa n'ibiganiro byiza bigezweho, amakuru agezweho. Iyi ni Vix Fox twumviragaho, duhure mu nkuru zikurikira.